nivuga ngo reka ngubwire mwana wanjye ntibigutere ikibazo, hari ibintu ntajya mpanga amaso cyane, ahubwo ndi gusengera itorero ngewe. Mu masengesho yose nsenga ndi gusengera itorero ngo Imana irigirire neza. Nabonye haje uyu mugabo Izayi, ndavuga nti buriya hari Imana ikoze, ariko kuri ngewe yaranagikoze kuko nabonye yaranyandikeye ama recommendation abandi bari barayinyimye. Nubwo tutaragira itorero tubarurirwamo, ariko byibura we yarayanditse. Bari abantu bacu rero bene bacu ndabakunda, ariko ntago njya bahangaho amaso na gatoya, kuko Satani yaturasha umwambi kandi aturasa ahantu hafatika, aturasa mu cyicu, uretse ko itorero ridapfa. Itorero ntabwo rijya ripfa, itorero rifite nyiraryo, urebeye maso urirwanirira. Twebwe rero dusenga Imana turifiteho amasezerano ko Imana izabigenza neza mu gihe gikwiriye, ariko kubahangaho amaso ngo mvuge ngo itorero ntabwo mbitekereza. Ibyo byo rwose ntabwo mbitekereza. Cyakoze uw'Imana yakoresha yamukoresha, ariko ibyo byo rwose ntacyo mbitekerezaho cyane. Urabona ariko urumva 50 se turi 2022, ubwo se urumva 72 itarimo, ndetse 72 umuntu wakoreye Imana. Nta dosiye ngira mu itorero, ntibigeze banampagarika no ku nshingano, ikaba nta passion, nta nimperekeza, nta nubwo najya no kuburana n'itorero. Ngewe itorero ndaryemerana, umubyeyi niho nakirijwe, mpamenyera Imana, nkora umurimo w'Imana n'uyu munsi, kandi ndacyakora umurimo w'Imana nubwo nta responsibility, ariko iyo turi kwigaburo ryera mfasha abakozi bagenzi banjye bijyanye n'imihango y'itorero. Ni itorero ryanjye ndarikunda, n'uwari gambanira yabampemukiye, n'uwari vuga nabi yabampemukiye, ndarikunda cyane. Ariko kubijyanye n'ibyo ngibyo byo nashyizeho, naciye umurongo, ntabwo none iyo uvuze ngo umwanzi yarirashe umwambi ushatse kuvuga intambara ryanyuzemo ni nyinshi. Kuva Samuel avuyeho habaye akaduruvayo ku buryo buteye ubwoba, kandi nabugingo n'ubu ntabwo kararangira. Ubwo rero turi gusenga Imana ngo izabirangize neza, itorero ry'Imana ryongere rigire ubuzima bwiza, ryongere ritekane, umwuka wera yongere abone umwanya muri ryo, amagambo arivugwamo, ibintu barivuga, ukuntu barisebya, ukuntu barituka, igihe kizagera rihagarare neza. Dufite ibyiringiro kuko twasenze Imana, kandi Imana yabyemeye ko bibaho, kuko hari Imana yatubwiye ngo itorero ryanyu rizajya mu ntege nke hasi cyane, ngo havuka amadini afite imbaraga nyinshi ku buryo buteye ubwoba, kandi tuzi ko bitazasohora, ariko byasohoye tubireba n'amaso yacu. Ariko Imana izongera rigarukeho, kandi nta nubwo bizatinda. Dufite ibyiringiro ko Imana izongera kurigarukaho. Twasenze Imana, amakuru turayafite, n'uyu munsi kandi turasenga, amakuru turayafite afatika, kuko buriya itorero ry'Imana rifite abantu barisengera batamenyekana, ariko barahari benshi basenga Imana, basengera itorero ry'Imana. Muri abo kandi nanjye ndimo. Niyo mpamvu numva ntaburana naryo, oya, je uko byamera kose, nubwo twatewe n'umwanzi. Kandi urazi inshuti yanjye, buryo umujura ajya aho ubutunzi buri. Nta mujura wajya ahantu hatari ubutunzi, ahengeraho ubutunzi buri akagenda agatobora. Natwe rero yasanze dutunze iby'umwuka, asesera kuturwanya, ariko ntabwo yatsinda itorero kuko ryubatswe ku rutare, rifite nyiraryo warirwaniriye. Ku iherezo rizongera ryeguke ribyuke, kandi umuriro w'umwuka barazarigarukamo byanze bikunze. Amen. Aho ni naho ntegerereje, nanjye mfite ibyiringiro kandi ko nzaba mpari uzaba ukiri cyane. Haleluya. Nzanarikoreramo iryo torero, nzarikorera nk'umurimo mwiza. Mfite isezerano rikomeye cyane. Hazavuka irindi rishya. Rizaba ari rya rindi, ariko rivugururwe. Ubu ngubu hari amavugurura, ariko atandukanye, n'umwuka we ruziyizira gusa. Garuke kuri umwana aho twari tugeze. Wa mwana wacu rero w'amezi bicaje hejuru ya bya bintu, agafata agashami k'ikawa ibintu ntabwo tubizi.
ntabwo natwe twari tuzi ibyo ari byo. Okay. Ahubwo we Imana yaramukoresheje, yakoresheje bwa mbere nyina mutereka hejuru yabyo, nawe iramukoresha afata ka gashami asasa hagati y'amaguru. Nibirozi barashizemo nibirozi bari barashyizemo byatumaga n'umuri tutazabyara. Noneho rero abari bahazindukiye rero umwe arirahira ati yampaye inka ndeza atanu hatabyemo icupa. Aribwiye niki? Yararibonye ryaragaragaye kubera ko umwana butaka bwari bwagiye bwarishizeho. Umwana yafashe cya giti ego arasesa ubutaka buragenda. Okay. Bugiye noneho urumva ni kumbuga nyine. Ni kumbuga kandi wacu hari ubutaka bw'igishonyi bworoshye. Noneho rero hagaragara inkondo y'icupa rero. Wa muntu aravuze ngo hatabyemo icupa, madamu aragenda azana isuka. Nge nari nebereye mu mwuka ibintu nta kintu cyose nahaga agaciro. Oya nari mu mwuka, izo mbaraga nari cyo gihe zingarukiye umunsi menya nahindurwa. Narifite imbaraga z'Imana nyinshi cyane. Hanyuma bataburi rero bavanamo ibintu biteye ubwoba, amagufa, injyo, ibintu byitwa byera ku bitsina biti biri buri cyangwa ibitembetembe, babyita indibu, n'injyo, bavanyemo ibintu byinshi cyane. Nyuma yaho ariko naje gukurikira bagenda bambwira ibisobanuro byabyo ndumirwa. Bavanamo n'utubuye tubiri tumeze nk'amagi y'inkoko y'inganda, utubuye tumeze neza. Uwo mwana wanjye yaje kujya Uganda ageze kuri Victoria ngo kuyumvisa amakuru uko twajyaga tuvuga utwo tubuye ngo hasanga utubuye tumeze nk'uko twatuvugaga. Kabiri ngo baba bakavanye hakurya y'uruzi no hakuno y'uruzi. Ni tubiri ngo kuruzi rugenda ruzerera nawe ariko bizakugendekera. Cyakora icyo kintu cyo cyanambayeho. Twarazerereye pe. Twarazerereye uburyo bwose. Ibindi byose hari by'Imana yadukingiye ariko hari n'ibyadufasheho. Igihe cyarageze umwana aracuka kuko nari naramuhize umuhigo ko nzamutanga agakorera Imana nk'uko Hana na Samuel byagenze. Niyo mpamvu namwise Samuel mutuye Yesu. Numvaga atari uwanjye azakorera Imana. Hanyuma rero mbivuze mu nama y'abapasiteri n'abakuru b'itorero, ubwo rero ntago byakunze. Barambwiye bati umwana wawe n'umuhungu yajya kuba umukobwa tuba tumwakiriye ariko ubwo ari umuhungu yaturuhiriza ubusa. Barampakanira. Urumva uwa mbere ni wari umukobwa. Uwa mbere ni wari umukobwa. Twita imfura. Hanyuma uwa kabiri ni wa muhungu. Ni wa muhungu. Ugiye kumutanga mu rusengero. Yego. Kandi ni wowe warwaye bya bintu by'umuhondo. None mu rusengero baramwanze. None bashakaga umukobwa wo kumaza iki mu rusengero? Bavuga ko umukobwa uko bavugaga ko yajya kuba umukobwa yari kuzakura no bakamukosha inka akaba ari isigara mu itorero kandi nyamara birengagiza ko abakobwa bose atari ko bakobwa. Sinzi ngo genda. None nkira aho ngaho we na madamu mwe mwabyumvikanye ko umwana muzamutanga mu rusengero cyane. None mwumvaga mumutanze mu rusengero muzamuhitamo umuheba akabayo gusa akiberayo? Buriya twari twafashe gahunda nk'iya Ana n'umugabo we Rukana, twumvaga twamuretse. Twabonaga no kubona abana ari ibintu by'igitangaza bivuye kure. Turabashimiye mwese abadukurikiye muri uyu mwanya ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza ko mwemeye kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nge Ndikuzo Emmy, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'Ihumure, na n'uyu munsi turi kumwe. Imana yaduhumurije hanyuma natwe iduha uburyo bwo guhumuriza abandi. Mu rwego rwo guhumuriza abandi rero yaduhaye umuyoboro w'Ihumure kugira ngo tunyuzeho ubutumwa. Wowe wumvishe ubutumwa ubonye iyi video, Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza ndetse yagura imigambi yawe, ibyo utekereza gukora byose. Umuntu wese uzareba iyi video rero azahirwe n'Imana. Hanyuma inkunga ikomeye nuko nawe iyi video wayisangiza abandi. Ugize umuntu umwe uyisangiza n'ukuri kose Imana iguha umugisha, turagusabiye. Hanyuma kandi wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Tuzajya dusangira ibiganiro byinshi bitandukanye byo guhumuriza abandi. Hanyuma kandi niba ukunze iki kiganiro ukore like, Imana iguha umugisha. Nyemera rero hari umupapa mubona muri kamera y'Ihumure TV, tugiye kumwakira. Ariko mbere yuko tumwakira turabanza tumusengere, hanyuma dusabe igikundiro cy'Imana kugira ngo kibane nawe, hanyuma dusabire umugisha namwe mugiye kudukurikira muri uyu mwanya birumvikana.
Data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimiye Yesu shimwe, haleluya. Kuba turiho turi bazima suko hari icyo twatanze, isi iratwanga ndetse n'abantu ntibakundana ubwabo, ubwo maratwanga ntadukunda, dushaka ibyishimo rimwe n'imwe tukabibura, n'ibibonye haleluya, ukanya ukajya mu kababaro. Abantu barakennye, abantu barashonje, abantu barahaze, abandi baramena ibyo kurya, abantu bari mu ndege baragenda, abandi bari mu modoka, abandi bari ku magare, abandi baragenda n'amaguru. Iyo niyo si tubamo. Ariko bwira Yohani ubwo ari ku kirwa Patimo ngo nzahuba aho ngaho uzi niho twicaye, niho tuba, niho tugenda, niho dukorera ubuzima bwacu bwa buri munsi, imigambi yacu ya buri munsi, uduhagarareho, turwanirire, udushyigikire, muri twe impano ikomeye waduhaye kubana natwe muri urwo rugamba muri izo ntambara. Turayishimira kuko yaduhinduye ubwoko tutari ubwoko, uyu munsi twakabaye turi bivume birimbuka, ariko kubw'imbabazi n'urukundo rwawe turiho turi bazima, tubikesha amaraso wamennye ku musaraba i Golgotha. Uyu mwanya hari umuntu uri kureba iyi video, umuha umugisha kwemeye gufungura ihumure. Baba ari bake, baba atari bake, baba ari benshi, abo ushima ko bareba iyi video nibo washimye, turabagushimiye uhabwe icyubahiro. Cishijwe bugufi munsi yo kubaho kwawe, kubwo kugira iri yerekwa ryo kuba mfite umurongo witwa ihumure, uko nanjye nahumurijwe. Ushimwe mwami, ushimwe warakoze Yesu. Nahumurijwe mu gihe cyari kigoye, nabonaga bitakunda, ariko kubw'imbabazi zawe birakunda. Data Nyiringabo, nyemerera rero uyu mwanya ubwo tugiye kwakira garagu wawe, umupapa waturanyije akiri muto, kugira ngo mu gihe nk'iki hagarare mu cyuho cy'ababikora uko babyumva. Data afite ubutumwa, afite message, afite ubuhamya, afite ibihaciyemo, yasangiza abandi bikabakomeza. Reka umugisha nawe umushigikire, ntaba ari we ahubwo aba ari we ku bwawe, kugira ngo akoreshwe nawe, abe igikoresho cyawe, umunyuzemo ibikwiriye mu gihe nk'iki. Ni kenshi yahagaze imbere y'abantu, ni kenshi yaciye imbere y'abantu, yabagaburiye ibyo umuhaye. N'uyu munsi rero ugira ibyo umunyuzamo kugira ngo bigirire benshi umumaro. Abadukurikira mu bihugu by'amahanga, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, abari i Burayi, abari muri Aziya ndetse na Australia, bari hano iwacu muri Afurika, aho turi i Kigali hano, bahabwa umugisha kubwo gukunda iyi channel, bakareba iyi video. Icyubahiro cyawe kibe kuri bo none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Amen. Imana ibahe umugisha rero. Nkuko wabyumvishe, twakiriye umupapa agiye gutangira twibwira, hanyuma namara kutubwira amazina ye tuze kuganira nyirizina. Ariko twamanje kumenya ngo ninde. Paul yaravuze ngo mbwira uriwe, ngo nimenye uriwe nuko ndaba namenye aho mugendana. Hanyuma bari muri wowe rero, abagendana nawe kenshi nibo bagaragaza uwo uriwe. Muze nagiye kutubwira uwo ari we, atubwira abo bagendana naho yaciye, biri buze kudufasha kumenya uwo ari we. Imana ibahe umugisha. Karibu papa. Murakoze cyane. Nitwa Pasteur Nzabahimana Jean. Nagira ubuntu na Yesu muri 73, mvuka karere ka Karongi, umurenge wa Mubuga, aho nakoreye umurimo w'Imana cyane mu itorero ubu ngubu ari Karongi ku Kibuye. Nakoreye umurimo w'Imana muri iyo torero imyaka 25, nza kuhimuka njya gukorera muri paruwasi ya Gacaca, naho nahamaze imyaka igera nko kuri 2 ndimuka njya mu Mutara, ubu Gisenyi. Uva mu Mutara y'Igisenyi? Navuye mu Mutara y'Igisenyi. Mu Mutara wakoreraga? Mutara twari turiyo mu buryo bwo gushaka isambu, ntabwo ari umurimo, ntabwo ari imitation bari baduhaye. Ngo rero muri make inzira twanyuzemo niyo ngiyo. Undi Gisenyi ari aho mujyi nteranira kuri paruwasi, ari naho hari icyicaro cy'ururembo. Yego twaje ariho duturutse. Imana ibaho umugisha. Turiho tureba cyangwa se twumva urugendo uciyemo rw'ivugabutumwa, ariko turaza gutangira mbere gato. Ukiri muto uvukiye ku Mubuga, mu karere ka Karongi? Yego, mu karere ka Karongi. Okay. Hanyuma uje kubyiruka, uza gukizwa ryari, bigenze gute kugira ngo wakire agakiza?
urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. amen. Ni amateka maremare cyane, duhereye mu buto tukivuka. Twavukiye aho ngaho, n'ubundi nisanze ndaho ngaho i Karongi. Nisanga ndi umwana umwe mu bana bagera kuri 6 hari, kubera ko mu nda ya mama nigiye abyaye jyenyine kuri papa, nkagira abashiki banjye 2 tutasangiye data, ariho nkagira na bakuru banjye 2 tudasangiye mama. Ubwo rero twabayeho tutanabazi, baje kuboneka mu 58. Ubundi bari barajyanye na nyina kera, ntabwo nari mbazi. Baje rero bafite ubuhanga buhanitse cyane, batugiriye nabi uburyo bwose bushoboka. Babagirira nabi cyane. bavuye he subwo? Bari bavuye, ubundi babaga muri Kongo. Nyina yari abajyanye wabo hari ahantu hitwa mu Rusenyi. Bakunda kubera muri Kongo. Mu Rusenyi ni hafi y'ikiyaga cya Kivu. Ubwo rero baje ari bakuru 58. Baje ari bakuru. Nibwo rero nanjye nabamenye. Batangiye kutugirira nabi ku buryo buteye ubwoba. Wari ukiri muto? Nari mutoya, ariko batugiriye nabi cyane. Buryo twari dufite inka, baza nijoro bazibandirwamo nijoro. Barazibaga? Kubandwa. Bya bindi by'imihango ya gipagane. Ubwo zaje kudushiraho, ariko zimwe zinadushiraho bazijyanye. Isambu twari dufite ya gakondo ya sogokuru na sogokuruza, nayo barayitwambura. Dusigaranaho umusaza yari yakebesheje. Aho naho ubwo twahasigaranye kandi naho twanahagabanye. Twagabanyemo umugabane umwe, umuhungu mukuru yawufashe, umuhungu mutoya yafashe muri gakondo. Hari habangikanye, twe twari dutuye muri komine ya Gitesi, hakurya ari muri komine Gishyita. Umugezi wari uciyemo hagati, ariko amasambu yari yomokeranye hakurya no hakuno. Ubwo rero nagiye kureba nsanga isambu barayitwaye, data bamuhindura ikigoryi kubera ibintu by'amarozi, aba ikigoryi. Buriya umbona muri 76 nari ndi kurambagiza nanasabye. Hanyuma ubukwe burapfa, kandi wansabiraga yari data, ni nawe wabwishe kubera ko bari baramuhinduye ikigoryi. Baramuroza ahinduka ikirimarima rwose atubwenge. Nyuma yaho rero baje no kumurogara, baranamurangiriza arapfa. Sigara ndifubyi. Ubwo rero nta handi twari twasigaranye, hari ibintu abapagani bakora. Abapagani burya ni babi cyane, ibyo bita kugerera imigezi. Twari dufite ikibaya kinini cyane, cyose kirarimbagurika, cyose kirarangira, hasigara hamanuka ibyo ku musozi. Icyo gihe ndibuka nasabye, nanditse wari wanandikira representant regari wariho muri ADPR. Icyo gihe yari sanzwe bimo Yosefu, basaba inkunga ngo nimuka aho hantu. Hanyuma nawe biramunanira, byohereza mu Rurembo. Icyo gihe Rurembo rwari rwa Kibuye. Bamfashe udufaranga duke 15,000. Nongeraho andi, icyo gihe bibanza byaguraga makeya, nongeraho 30, ngura ikibanza cy'45,000 ku muhanda uriya w'Icyangugu. Hari hafi y'ikiraro cyomoka umuntu ajya ku Mubuga, niho nari ntuye. Ubwo rero naje kuhimuka, gutyo njya gutura aho ngo, ariko nsubi inyuma gatoya kubw'ubwo buzima bw'umuryango. Uwo mukuru wanjye we yarambwiye ngo, shaho ndagupfumbase mu gipfunsi, ntuteze kuzabyara umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa. Nari nkiri mutoya, ndababwira nturabeshya abahungu n'abakobwa nzababyara. Ariko yavugaga ibintu we yamaze gukora kera, ntabizi. Ariko icyo gihe utararongora? Yego, utararongora? nari nkiri mutoya. Nkiri mutoya, nari agasore. Hanyuma mu gusaba kwanjye rero nsabye nyine bigenda bipapana nkuko yabimbwiye. Natangiye gusaba muri 67, ariko nakoze ubukwe muri 73. Icyo gihe wari warakijijwe? Ubukwe mbukora nabukoze ndi muri ADPR. Muri uwo mwaka niho nabatijwe, naho nakoreye ubukwe muri 73. Umaze imyaka ingahe usabye? Ubwo uhereye kuva muri 67 kugeza muri 73, urumva hari hakiyemo imyaka 6. Ugitegereje gukora ubukwe? Uyu ngo nasabye mbere byarapfuye, nsaba n'undi birapfa. Mbese ibintu nakoze hagati aho ngaho muri 6 ni byinshi.
habayemo no kwishingira bigenda bipfapfana, nyuma nza kubivamo rero nari mu Gaturika, hanyuma nza kujya muri ADPR ngiye kwishakira y'umugeni nyuma aho muri 73. Nibwo rero nabatijwe, nibwo nanashikoze ubukwe. Hanyuma muri uko gukora ubukwe rero niho n'ibintu byose noneho byagiriye ahagaragara biramenyekana, kubera ko tumaze gukora ubukwe twari dufite inzu ishakaje ibirere. Hejuru inzu hazaga abadayimoni, ukibwira ko ari inyamaswa y'ingwe, naho kumbina abadayimoni byashanyagura ibirere ukagira ngo byageze mu nzu. Rimwe rero nza kwihakanya abagabo ko navugaga ntese umugore azagira ubwoba nanjye ngira ubwoba, umugabo azitwa nde? Hanyuma ngiye kureba nsanga na abadayimoni ni ibintu bicanye umuriro, byaka umuriro. Hanyuma ubwo nsubira mu nzu ndabimuhisha. Yatwaye inda ya mbere rero ihita ivamo. Tukimara gushyingirwa rero bari baramubwiye amagambo akomeye, bamubwira ngo jyewe simbyara ndi igihashi, bashaka ko yigendera akiri umugeni. Bati umugabo wawe ni igihashi ntabyara, ikindi kandi nujya no gusambana kugira ngo byare yarwaye imburugu. Ubwo rero yarwaye imburugu n'ubundi uzajya utwara inda zivemo. Iyo ya mbere rero n'ubundi yarayitwaye ivamo rero. Yumva ko ibyo bamubwiye ari byo. Njyewe ahubwo noneho nige wumvise ko bimbayeho. We nyina yari yaramubwiye ko atari byo. Ariko mbonye bibaye ndavuga nti wapi noneho kambayeho. Nibwo nasenze Imana, nibwo namenye gusenga, senga y'uburyo nayo ibumoso, ariko Imana impa imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ko hari imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Imana yampaye imbaraga nyinshi. Unaje gusenga Imana rero, madamu atwara inda ya kabiri. Bya bidayimoni bigarutse, bisanga noneho ibintu byarahindutse. Nari maze kwambara imbaraga z'Imana, byagarutse hejuru, noneho ndacyaha mu izina rya Yesu. Ntabwo byongeye kugaruka ukundi. Madamu yabyaye umwana w'umukobwa, abyarira ku musozi. Iya nyuma ye tuyisiga aho ngaho, twicura uruhinja. Kigenda ari mu mwuka. Ku musozi mwe mwagiye gusenga? Oya, twari tumujyanye kwa muganga, abyarira mu nzira. Abyariye mu nzira rero twicura uruhinja, ya nyuma tuyisiga aho ngaho. Ntabyo twari tuzi ko bapagani ari byo bari buyikoreshemo. Buri mukuru wanjye yahise kwa sebukwe bohereza umwana ajya kuyifata ngo ayiboherereze. Abantu barabimbwira ngo kandi nuyirya uzapfa utonyagurika. Nuryi iyo ya nyuma, iyo umuntu ngo ari ya nyuma y'umwana we apfa atonyagurika. Ndababwira ngo nta muntu uroga Imana. Numvaga Imana yuzuye muri njyewe, numvaga kundogana ari zero bitamfata. Kandi niko byagenze, kuko mukuru wanjye wakoraga ibyo ntabwo nigeze mwirinda na gatoya. Oya, yakoraga n'ibirori nkamutwerera, ibintu byose nkabimukorera, nkamufasha, nubwo yandogesheje uburyo bwose bushoboka. Ubwo rero Imana itugirira neza. Umwana arakura, aracuka. Ubwo ni uwa kabiri, kuko uwa mbere ni uwa kabiri, ya mbere yavuyemo. Ariko mbere yuko anatwara iya mbere nabanje guhiga imihigo. Mbwira Imana nti Imana rero uzampa umwana avuke, kubera amaze kumva ayo magambo ngo ndi igihashi kandi narwaye imburugu. Nahise nsenga Imana, mpiga imihigo, mbwira Imana nti uzampa umwana, nashaka avuke wenda azapfe, ariko noneho namara gupfa abantu bamubonye uzaba unyirije urubwa ko ntari igihashi kandi ko ntarwaye na mburugu. None Imana imaze kunyambika imbaraga, banumva ngize icyizere ko byanze bikunze rero ko nzabyara. None ndahindura isengesho, mbwira Imana ngo noneho Mana umwana wanjye ntazapfe, ahubwo uwa kabiri nzamugutura aza gukorere mu mahema. Mbese nsenga mwe yahana, mpiga umuhigo nk'uwana yahise. Noneho Imana rero inkorera igitangaza. Madamu asaminda ntiyavamo, abyara umwana w'umukobwa kwa nabivuze. Hanyuma akurikirwa n'umwana w'umuhungu rero, wa wundi wa kabiri ngomba gutura Uwiteka. Uwo mwana wa kabiri rero, ubwo abadukurikiye babyumve neza, inda ya mbere yavuyemo, hanyuma iya kabiri ivukamo umukobwa. Hanyuma umuhigo wahize wari uwuhe? Wari uzakurikira wa mukobwa. Ubwo yari iya gatatu muri makeya, ku ya mbere sinayibaraga. Ubwo rero umwana avutse ari umuhungu rero, uwo mwana twamuboneye igitangaza gikomeye cyane muri 78 nibwo yavutse. Hanyuma ndibuka ko nari ndi mu kwenga ibitoki hari kwa gatatu, tariki niyo ntibuka.
nshaka kujyana imitobe, kugurisha imitobe mu isoko, naramaze nyine kuba umurokore. none tutarakomeza aho ngaho wari utuye mu masambu yandi? Twari dutuye mu masambu yacu. Icyo gihe mwe mukiyafite? Aho ngaho nyine nakwita ko ari amanegeka, hari hatararimbagurika akabande kari kakiriho, naho uyu musozi hari hagihari tutarahava, niho twari dutuye n'ubundi icyo gihe. Okay, uri kwenga imitobe rero? Yego. Ubwo umwana rero nyine yamuteretse, yamwicaje mu rugo ahantu yakundaga kwicara, ari kuboha umuce, ibyo biti bishanja, kera niko babyitaga ibirago. Niho yakundaga kurambika akarago arwaye, mbese hejuru y'ibyo bintu batabye aho ngaho ntabwo twari tubizi. Umwana rero aba ariho amwicaza hafi aho ngaho. Iri iwacu hari utuntu biriya biti kawa nyine, hari udushami rero bagenda bakata turiya biti bisambo, bakadutoragura twunye bakajya kutujyana mu rugo bakaducana. Biriya bibiri ivuga by'ishami byanganyijwe, batunze ikawa cyangwa bahinze ikawa barabizi, udutabi tumera ku ruhande dutohagiye. Sasa rero ubwo rero umwana afatamo kamwe, asesa hagati y'amaguru aho yari yicaye. Yari umwana w'imyaka ingahe? Reka da, yaratarana kamba. Yari umwana w'amezi kandi abyibushye cyane, yaragiye kumera nkawe nuko yari uruhinja. Noneho rero Imana ikora ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire ngo dutangarize abantu ko Imana ica mu nzira ishatse kandi igakora ibintu bifatika. Yakoze ikintu gifatika gitangaza abantu cyane, cy'agaciro, kubera ko icyo gihe ngewe kuko iwacu kwitwa umurokore byabaga ari ubusazi. Nabaga nitwa umusazi ngewe, nta gaciro nari mfite mu bantu, ariko icyo gihe nabonye agaciro. Abarokore bose b'umusenga nicyo gihe bagufashaga iki? Erega nakijijwe jyenyine, mara imyaka 3 n'igice ndi jyenyine, abandi bakijijwe nyuma. Muri icyo gihe niho habonetse ububyutse. Icyo gihe ni wowe wenyine wari uhari? Abandi mva niki kuko abandi bakijijwe nyuma. Okay, dusuye inyuma gato. Mu mibyirukire yawe n'ubundi nta byaha wagiyemo, kuko bigaragara ko wakijijwe ukiri muto. Oya, nyuma yo gukizwa ibyaha narabikoze. Okay, ariko mu gihe cyo kubyirukaho wari utarabijyamo cyane, ahubwo waje kwakira agakiza gaturutse ninde wari ukazanye? Buriya naje kujya ahantu, buriya twebwe icyo nzi neza ndashidikanya, Imana niba yaragutoranije, yagutoranije kera utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe. Ndi mu Gaturika, na rose rimwe mbona abamarayika mu kirere, mbona bavuza impanda, ndabitegereza. Noneho nsenga rya sengesho rivuga ngo ndemera Mungu Patiri ushobora byose ari mu ijuru n'isi. Noneho najyaga mu kiliziya handi icyo bitaga ngo mu nzira y'umusaraba, hari ukuntu bagendaga mbere ya Pasika, bapfukama, hari ibishushanyo biri mu kiliziya bagenda bapfukama. Ubwo yewe nataga narize amarira yanyishe, nenda gupfa, kuko imibabaro ya Yesu, nubwo twamwitaga Yesu n'ubundi nta naho bitandukaniye, ariko numvaga ntashye nashengutse cyane, nababaye kubera imibabaro ye. Hanyuma sinkamenye ko Imana irimo inshakisha rero. Nyuma rero naje gukubitana n'abantu b'abanyamurenge bazanye bavuga ubutumwa. Ubwo ngewe nagiye mu itorero nishakira nyine umudamu, nishakira umugore. Ngeze rero nkubitana n'abantu b'abanyamurenge. Aho ngaho bari bafite agatorero se kari ari ahantu bari bubatse? N'ahandi mu wundi murenge, ndetse ntabwo ari iwacu. Mu wundi murenge njyayo rero. Hanyuma ndibuka ko iryo torero rya ADPR ariko idini, kuko n'umupasiteri wambatije yari umunyedini, nijye wamubwirije ubutumwa ahubwo nyuma maze gukizwa, kuko nanjye nshyingirwa nari idini, nshyingirwa iwacu mu rugo. Uwo mwaka nawo batijwemo, ariko mbatizwa ndi umunyedini, iwanjye hari inzoga, no mu bukwe hari inzoga, ariko uwo mwaka nanone niwo nakirijwemo. Niwo nakirijwemo. Okay. Reka tuze rero tugere ku uyu mwana, tugaruke ku uyu mwana aho twari tugeze. Wa mwana wacu rero w'amezi bicaje hejuru ya bya bintu, agafata agashami k'ikawa gasesa. Ntabwo tubizi. Ntabwo twari natwe twari tuzi ibyo ari byo. Okay.
ahubwo we Imana yaramukoresheje. Yakoresheje bwa mbere nyina mutereka hejuru yabyo, nawe iramukoresha afata ka gashami asasa hagati y'amaguru. N'ibirozi baba barashizemo. N'ibirozi bari barashyizemo byatumaga n'ubundi tutazabyara. Noneho rero abari bahazindukiye rero umwe arirahira ati yampaye inka ndeza atanu hatabyemo icupa. Aribwiye n'iki? Yararibonye ryaragaragaye kubera ko umwana butaka bwari bwagiye bwarishizeho. Umwana yafashe cya giti, ego arasesa ubutaka buragenda. Okay. Bugiye noneho urumva ni ku mbuga nyine. Ni ku mbuga kandi iwacu hari ubutaka bw'igishonyi bworoshye. Noneho rero hagaragara inkondo y'icupa rero. Wa muntu aravuze ngo hatabyemo icupa, madamu aragenda azana isuka. Nge nari nebereye mu mwuka, ibintu nta kintu cyose nahaga agaciro. Oya nari mu mwuka, izo mbaraga nari mfite icyo gihe zingarukiye umunsi menya nahindurwa. Nari mfite imbaraga z'Imana nyinshi cyane. Hanyuma bataburi rero bavanamo ibintu biteye ubwoba, amagufa, injyo, ibintu byitwa byera ku bitsina biti biri buri cyangwa ibitembetembe, babyita indibu, n'injyo, bavanyemo ibintu byinshi cyane. Nyuma yaho ariko naje gukurikira bagenda bambwira ibisobanuro byabyo ndumirwa. Bavanamo n'utubuye tubiri tumeze nk'amagi y'inkoko y'inganda, utubuye tumeze neza. Uwo mwana wanjye yaje kujya Uganda, ageze kuri Victoria ngo niho yumvise amakuru uko twajyaga tuvuga utwo tubuye, ngo hasanga utubuye tumeze nk'uko twatuvugaga. Kabiri ngo baba bakavanye hakurya y'uruzi no hakuno y'uruzi. Ni tubiri ngo kuruzi rugenda ruzerera nawe ariko bizakugendekera. Cyakora icyo kintu cyo cyanambayeho. Twarazerereye pe. Twarazerereye uburyo bwose. Ibindi byose hari by'Imana yadukingiye ariko hari n'ibyadufasheho. Ubwo rero umwana amaze kubyerekana rero uwo mwanya yahise ahinduka umuhondo. Umubiri uhinduka uwo mwanya kandi ntabyo yariye. Nanjye rero mbura n'imbaraga zo kumusengera. Mbura imbaraga zo kumusengera, tubana gutya ibyumweru bibiri. Nyina mwirukankana ahantu hose ariko wapi. Ubura imbaraga zo kumusengera mw'icyo gihe. Mw'icyo gihe. Kugira ngo nzabone imbaraga zo kumusengera rero inzira byaciyemo, navaga iwacu ku Mubuga nkajya gusengera ku Kibuye mu mujyi. Rwari urugendo rurerure n'amaguru rero. Ukava ku Mubuga ugabanuka za Rubengera ugakomeza ku Kibuye? Oya, ku Mubuga ni hirya. Umuntu ajya Cyangugu. Okay. Ahubwo navagayo ngaruka hino. Yego. Hagenda urwo rugendo ndi jyenyine. Hanyuma nza gukubitana n'umukecuru wari utuye hafi yacu. Arambaza ati ariko Yohana, mukuri ugiye gusenga? Ngiye gusenga. Usize umwana ari gusamba? Ugiye gusenga? Ngiye gusenga. None se nugaruka ugasanga umwana yapfuye, Imana ugiye gusenga uzaba uyikoreje isoni. Kandi yari umupagani. Kandi nawe uzaba ukozwe n'isoni. Kugusengera abandi udasengera Yohana. Oya si ugusengera abandi. Kuba nsize umwana ari mu rupfa rwaye akazapfa bakumva umwana yapfuye ise yagiye. Baravuga ati uzaba ukozwe n'isoni. Bakagombye kuba hafi y'umwana akazava mu mubiri utateranye n'umugore wawe. Ubwo rero nsubira inyuma ngiye kumusengera noneho. Ndasubira inyuma rero umwana ndamusengera, munambikaho ibiganza, imbaraga z'Imana ziramanuka, numva ijwi ry'Imana rivuganye nanjye, njya kujya kugura ikinini, kanini gafunitse bita Teremusine, njya kukagura ndagafunukura, nshyira ku kayiko, umwana ndamuhereza, umwana ahita afata ibere uwo mwanya nta wundi muti. Ariko kuva uwo munsi izo mbaraga n'ibindi bagiye bongeramo byamugenzeho, natwe bitugendaho iyo myaka yose. Kandi nsenga Imana. Igihe cyarageze rero umwana aza gukira, akurikirwa n'abandi. Ubu twabyaye abana bagera ku 9, abahungu n'abakobwa, abakobwa 6 n'abahungu 3, abakobwa 2 bitabye Imana. Umwe nawe yagiye mu buryo butoroshye ariko yenda ndibuze kuhagera. Ubwo rero igihe cyaje kugera ibyo bategura na side kugira ngo bampe side, imfe side uwo bayihaye biranga. Nakubwiye ko niya nyuma y'umwana wanjye bayigiye kuyivana iyo yari yasigaye ngo nzapfe ntonyagurika, nabyo ntago byashobotse. Mbese narabaruhije uburyo bwose bushoboka, ariko ntabwo ari njyewe n'Imana yakoreye muri njye, kuko yatangiye kurwanirira ntaranakizwa. Batangiye kubikora kera. Imana irengirira neza,
yo kabyara. Nyuma yaho baza gushaka ubundi buryo nza kuva muri ya nzu y'ibirere, ubwo nanjye ntangiye kugera mu iterambere nubaka inzu y'amategura. Amafaranga uyakura he se? Numbaze nanjye sinamenya ukuntu byazaga. Ariko tukiri aho gato tutarahava, uyu mwana waramuhize ko uzamutanga mu rusengero? Naho ndahagera. Okay. Ndahagera. Enda ubwo muhageze reka mbariho mbanza. Igihe cyarageze umwana aracuka, kuko nari naramuhize w'umuhigo ko nzamutanga agakorera Imana nk'uko Hana na Samuel byagenze. Nayo mpamvu namwise Samuel mutuye Yesu. Numvaga atari uwanjye azakorera Imana. Hanyuma rero mbivuze mu nama y'abapasiteri n'abakuru b'itorero, ubwo rero ntago byakunze. Barambwiye bati umwana wawe n'umuhungu, yajya kuba umukobwa tuba tumwakiriye, ariko ubwo ari umuhungu yaturuhiriza ubusa. Barampakanira. Urumva uwa mbere ni wari umukobwa, uwa mbere ni wari umukobwa, twita imfura. Hanyuma uwa kabiri ni wa muhungu, ni wa muhungu ugiye kumutanga mu rusengero. Yego. Kandi ni wowe warwaye bya bintu by'umuhondo. None mu rusengero baramwanze. None bashakaga umukobwa wo kumaza iki mu rusengero? Bavuga ko umukobwa uko bavugaga ko yajya kuba umukobwa yari kuzakura noneho bakamukosha inka akaba ari isigara mu itorero, kandi nyamara birengagiza ko abakobwa bose atari ko bakobwa. Sinzi ngo genda. None nkiri aho ngaho, we na madamu mwe mwabyumvikanye ko umwana muzamutanga mu rusengero? Cyane. None mwumvaga mumutanze mu rusengero muzamuhitamo umuheba akabayo gusa akiberayo? Buriya twari twafashe gahunda nk'iya Ana n'umugabo we Rukana, twumvaga twamuretse. Twabonaga no kubona abana ari ibintu by'igitangaza bivuye kure, twumvaga kumureka akagenda ntacyo bidutwaye, tuzajya tumurebera aho ari. Mugejeje ku rusengero baramwanga. Amwanzira ubwo turabireka gutyo. Nyuma yaho ubwo noneho tugaruke kuri aho narengeze, tumaze kubaka inzu y'amategura. Muvuye muri Nyakatsi? Tubire muri Nyakatsi. Baravuze bati noneho buriya turamushoboye. Baravuga bati tuzamutwika. Nari mfite umukecuru. Babuze kugutwikira mu y'ibyatsi, bagiye kugutwikira mu y'amategura? Ibyatsi yari ibirere, ariko sinzi ukuntu nyine byaje. Ubwo niho igitekerezo cyabo cyari kiziye. Ubwo nari mfite inzu y'inyarwanda ishakaje ibyatsi, niyo mukecuru yabagamo n'abana, twebwe tukirara muri iyo mategura. Ubwo rero batumiza lisanse, bababwiye urabona buriya budodo buboha imipira, kiriya kidonge cyabwo nicyo bari bababwiye ko bazashyiramo lisanse, noneho bakayishyira mu mategura hejuru kugira ngo bazakongeze urudodo lisanse itazabatwika. Uwo batumye lisanse rero Imana imukoreramo abazanira mazutu. Mazutu rero bashyizemo biranga kwa. Buriya mazutu ntabwo igira imbaraga. Mwari muryamye? Twari turyamye na nijoro, na peteroli irusha imbaraga rero. Ubwo rero tubyutse twatunguwe nuko urugo rwose n'igikari biri kunuka, binuka mazutu. Biducanze tureye dusanga aho barasiye n'imyambi y'ikibiriti. Ubwo rero tuhavuye gatoya twigiye hirya gatoya ku musozi, dusanga aho bataye cyagisigwa. Nandikira inzego z'umutekano, ariko ryari terabwoba nishinganisha. Ariko nandikira inzego z'umutekano ntanga na kopi kwa wa muntu ubikora, ko ari kugira ngo batere ubwoba batazongera. Ubwo rero ibyo ngibyo byarahagaze, ntago bongeye gukora ibyo, ahubwo bagiye bohereza amahembe mu bundi buryo, ariko nayo mu izina rya Yesu nkayatsinda. Kugeza aho rero igihe cyaje kugera ndimuka kuko navuze hepfo ko kibaya cyose cyari cyamaze gushiraho byarangiye. Ndimukanya gutura ku muhanda rero, uriya muhanda ugana Icyangugu, bahita mu Bitaba, umurenge wa Mubuga, akagari ka Gabiro. Bagura ikibanza ndubaka, ndangije kubaka aho naho batse n'urusengero ruri hejuru y'umuhanda. Ndangije kubaka rero inzu tuyitahamo. Umwana twari duhetse w'umukobwa ahita apfa. Bari batabye ibintu mu nzu. Abantu mwimukiye nabo barabakurikiye? Ntabwo hari kure. Werega icyari gitandukanije
nicyo bitaga utugari cyangwa se amaserire. Naho umurenge wari umwe. Wari umwe, hagati yari haciyemo akagari gaserire imwe gusa. Hanyuma rero kuva iwacu hagerana ni iminota, ntabwo ari isaha. Ubwo rero baguriye umuntu bamuha aside, bamuha n'ibyo bintu byo gutaba mu nzu. Ariko aside murumuna we amubuza kuyima. Murumuna we ubu turi inshuti cyane, wowe yarapfuye. Wabikoraga we yarapfuye? Barapfuye bose. Ese ubwo wakuzizaga iki harya? Mukuru wanjye we yanzizaga ibyo bintu batwambuye by'isambu, atekereza ko nzagaruka nkabiburana. Naho mbirekeye byanga kumuvamo, ariko nabugingo n'ubuga n'abana yasize ntago byoroshye. Buriya hari inzoka Satani aba yashyize mu muntu yo kukwanga, kandi nta n'icyo wamutwaye. Ubu ngubu muri igihugu cy'u Rwanda ahantu nagenze hose, kandi maze kugenda ahantu henshi, nta muntu n'umwe wabona nagiriye nabi. Ariko ngiye babanzingira baba ari benshi cyane. Ubu mbona mu bukene bwanjye maze gushyingira abana 3 mu rugo iwanjye, ariko muri abo bana bose reka nta n'uwamenya ahantu mba. Ashwe abana batari abanjye maze gushyingirira iwanjye mu rugo, ariko ntabagarutse. Ubwo nagiye mbashyingira tugatandukana, ubwo bakanyanga. Ubwo rero maze kwimuka rero, umwana amaze gupfa, aside we ntiyabaye akimpaye, ariko ibyo yatabye mu nzu twabigizeho ingaruka mbi cyane. Madamu yatwaye inda imana y'imyaka 6 ikurikira wa mwana wapfuye, ayimara n'imyaka 6 iri mu nda. Mujyanye kwa muganga, yarasigaye yicara akareshya n'amavi kubera kunanuka, yanananutse cyane. Yaje kwa muganga noneho bamushyira mu bitaro, yamaze amezi 2. Baramupima, baravuga ngo numura wajeho amabyimba. Baramubwira ngo ataha amara ibyumweru 2 aruhuke mu rugo, noneho nyuma y'ibyumweru 2 azagaruke muganga mubage, kuko muganga agomba kumubaga yari hano i Kigali. Naho kombi iyo bamubaga yari guhita apfa, naho Imana irashaka kumurengera kugira ngo tuzamusengere be kumubaga. Muri ibyo byumweru 2 bamuhaye rero, ndibuka ko nyuma ya genocide abantu bose bari bacitwe icumu babaga hari igitarama, baje kubohereza rero ku matongo yabo. Njye rero wari umukristo wanjye n'umudiyakoni, bwo narabafashe mbacumbikisha mu nzu. Wa wundi wandengeye wabujije mukuru we ku maside yaravuyemo yahunze, bariyo mbashyiramo. Uwo mudamu rero, uwo mudiyakoni nawe yari umudiyakoneze, niwe Imana yakoranye nawe igitangaza hamwe nanjye. Ndibuka nayo ndi gusakara ikikoni, nagisakazaga amabati kuko inzu niyo twari tuyirimo, ariko yari ishakaje n'amategura, ariko igikoni cyo ndi kugisakaza amabati. Numva rero uwo mudamu ari gusengera madamu wanjye, ubwo nahise manuka hejuru y'inzu vuba, bagenda tumuramika ibiganza. Imbaraga z'Imana, imbaraga uriya mukozi w'Imana, hari imbaraga z'Imana zidasanzwe. Imbaraga z'Imana zaramanutse nyinshi, yandivamo. Imwe yari imaze imyaka ivamo utamenya ishusho, cyakoze cyagaragaraga ni ya nyuma, nayo wari kugira ngo ni inyama zimushize mu nda. Yavuye amaraso menshi, ahinda umushitsi, na mbere hose atari n'umuntu ufatika. Nagombye kujya guhuruza abantu muri uwo mugoroba, tumuheka ijoro ryose tumujyana kwa muganga. Aravuga ati icyo kintu cyanjye ntimugisige, mukizane nacyo. Ubwo rero baragipimye, baravuga ngo ni inda yaburabuye. Ariko si inyuma gatoya, muri bya byumweru 2 bamuhaye ngo aruhuke azazima mubage, yagiye gusenga Imana yiriza ubusa amasaha make cyane. Ijwi ry'Imana arabwira ngo nzaguha umwana w'umuhungu. Twibwira se ko umwana w'umuhungu azava muri iyi nda, azava he? Yaragiye kuza ari wakangahe? Buriya uwakurikiye n'umuhererezi yaragiye kuza ari wa n'undi ari wa 9. Kuko ubwo yavuyemo iyo ngiyo, imaze kuvamo nibwo wa mwana w'umuhungu Imana yabwiye madamu yabonetse ari umuhererezi, yabaye umuhererezi, niwe wavutse nyuma akurikira uwo nguwo. Kandi kuva yavuka
Imana yakoze ikindi kintu kidasanzwe. Hari ibyo ababyeyi bakora byo gukurira abana bakajya mu mihango, byahise birangira ubwo ngubwo kugeza na bugingo n'ubu ntabwo yongeye gusubira mu mihango. Ubu umwana afite imyaka 23 ubu ngubu. Umuhererezi kubera izo mbaraga z'abakonikoni rero nuko kwirukanka nta mwana wanjye n'umwe nigishije, ntabwo byari gukunda, ubushobozi ntabwo twari bubone, nuko tubaho gutyo rero. Ariko Imana itugirira neza. Uri kubyumva nanjye kubera ubwo buzima nabayemo, kugira ngo nitwe umukozi w'Imana ngere mu rwego rwo kuba pasiteri, ni igitangaza cyavuye mu ijuru. Ugereranije n'amashuri yanjye ntabwo byari gushoboka. Ubu mbikubwiye ntiwabyumva. Muri uyu mushumba wanjye we yarazi ko nize hari n'amashuri makuru ariko nta gihe nagize nabonye cyo kwiga. Wahawe inshingano z'ubupasiteri ryari? 87. Utuye he? Ntuye aho ngaho muri uwo murenge wa Mubuga. Kirongerwa n'ubundi. Aho iyo nzu bashatse kuntwikiramo niyo nari ndimo n'ubundi. Nahimutse 87. Nibwo hari inshingano z'ubupasiteri. Nabaye umubwiriza butumwa 82. Nyuma y'imyaka 4 mu mwaka wa 5 nibwo bampaye inshingano y'ubupasiteri. Buriya yubire y'imyaka 50 yabereye Gihundwe nari ndimo, ariko ndi pasiteri. Kandi nakoreye Imana n'imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye bwose. Murimo y'Imana nakize imbaraga nari mfite uko zingana. Rubatse sengero, navuze ubutumwa hafi na kure, nagenze n'amaguru, nambutse imigezi. Ahantu nagiye mvuga ubutumwa, ahantu nagendaga nshinga n'ibyumba by'amasengesho. Hamwe ubu ngubu ni amatorero, abantu barakijijwe, bamwe n'abapasiteri, abandi nabo bari mu kiruko cy'izabukuru. Nabwiye abantu niba Imana izagororera abakozi bayikoreye, nanjye ndimo ingorano ndazifite, narabyaye abana mu buryo bw'umwuka. Kandi mu bintu byo kwiyanduza ntabwo byambayeho. Nabaye umukozi w'Imana w'inyangamugayo ku buryo cya jenoside we wari ntari mpari. Buriya ahubwo nari ntuye ku muhanda Rute Prosper, aho ngaho nari narahimukiye. Abantu banyuraga iwanjye bateye njyo mu bisesero, bakagenda bantuka, ariko Imana irampisha. Imana yo mu ijuru ifite imbaraga ziteye ubwoba. Imana irampisha, ariko nanjye bari banyikiye n'umugore n'abana, ariko Imana inkorera igitangaza, impagararaho ku buryo nagiye ku Kibuye, ngiye kwa pasiteri Kayumba Feremoni wari representant legal superieur, akabana n'umushumba wacu. Ubwo nari ngiye kumusaba amafaranga kugira ngo mbone uko nagura ibyo kurya, kubera ko ntabwo nari nemerewe kujya gukora iby'abandi bakora muri kiriya gihe cyo kujya kubohoza ibintu by'abandi. Nibwo nabonye abantu bapfuye, mvuga amagambo akomeye, ndavuga nti ibi bintu mbonye nibwo bwa mbere, kandi ntinya n'imirambo. Ubu n'imbeba yo mu nzu sinshobora kuyica. Ntabwo wampa isake ngo ugende yinyibagire, reka no kukubwira jyana isake yawe, cyakoze zimpaye zihiye waba unkoreye neza. Nibwo nabonye imirambo, ndavuga ibi bintu nibitagira ingaruka, nanjye ntabwo nzongera kuvuga ko Imana ibaho. Cyakora ingaruka zarabaye nzireba. Abantu bahunze rero mbwira Imana nige ntabwo nzahunga, ntabwo nahunga ngo mpungane n'abantu bisha abantu, nubaga ntahunga. Imana irambira ngo ye kinga inzugi zose, Yesu azakurwanirira. Amena. Imana irambira kinga inzugi zose, Yesu azakurwanirira. Imana yarandwaniriye uburyo bwose bushoboka. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana yarandwaniriye. Amen. Yarandwaniriye, byaba ari mu ntambara, byaba ari ingaruka zayo. Nta bintu nahuye nabyo, nta bintu byanshwatuye, ntabyo. N'ingaruka z'imanza n'ibiki byose, Imana yarandwanira intambara zikomeye cyane. Reka nyirambure amaboko ubwo nyishime. Haleluya. Yarakoze cyane. Hanyuma rero mama w'abana mumujyanye kwa muganga, arabwira ati niki kintu nimugisige. Twamujyanye kwa muganga, nacyo abadamu babiri baragitwara, bamurwaye, yarwajwe n'abadamu babiri. Imana impa n'umugisha, bagarutse bamugaruye. Naravuze na abana bakoze iki kintu ntago baviramwe aho ngaho, bombi nabagiye kubagurira ibitenge ndabambika. Nabura n'igihe cyose maze hariya
ntabwo mwasubira mu rugo ngo mugende amara wabonaga amafaranga wari pasiteri amafaranga yarabonekaga naje kugera igihe nshakisha uburyo nkorana na banke ariko nabyo biranga amafaranga narayashatse uburyo bwose bushoboka ariko Imana ntabwo yabinyemereye nakoranye n'amabanke nshaka gucuruza biranga nza kugera igihe shaka no kubajisha imbaho nabyo ndabikora biranga ubu mbona nigeze ngirana n'ikipe mu kiyaga biranga birasambuka nta n'igiceri nyivanyeho ariko ku ntuza kubajisha imbaho ho nahuriyeho n'ibibazo bikomeye cyane nabajije imbaho za mbere uwo twari duteranije amafaranga arayandya nza gufatanya n'umupasiteri nawe arayantwara mugenzi wanjye arayakubita hanyuma nshatse kubivamo ibiti bisigaye mu ishyamba navuga neka nzayibajishe njyenyine noneho bibajishije abafundi banjye batwika amashyamba imisozi 3 yose ya pinusi kandi nta n'icyangombwa nari mfite Imana yarangwaniriye intambara umuhungu wanjye we kigero nari niriwe kuri paruwase ntashye nsanga ijuru ryahindutse umutuku bitewe n'imyotsi pinusi rero igira imyotsi myinshi abantu barajimije biranga pinusi ntabwo wayizimya burya na amavuta ngeze barambwira bati imisozi amashyamba y'abandi yahiye yashize mu gitondo njya kwiriga kuri polisi wire kuvuga ngo njya kuvuga ko abafundi banjye batwitse amashyamba polisi barambwira ngo njye kuhapima kibazo kuntu zapima imisozi 3 birantangaza noneho mpamagara gitifu w'umurenge wa Rwankuba niho nabarizaga gihugu nari mu murenge wa Kagabiro umurenge wa Mubugubu noneho gitifu ndamubwira nti abafundi banjye batwitse amashyamba arambwira ngo ninde wagwaye icyemezo ndabwira nti nanjye nibyo bimbabaje ati rero ntusubire kuri polisi ahubwo uzamuka unsange ku murenge yaracumbitse ari ku nkambi ya Kiziba rero bariho musanga anjyana na moto ngo tugere ku murenge Rwankuba tuhasanga komanda wa polisi ahita amubwira ngo mo komanda ngo uyu mugabo yaranzaniye ruswa ngira komanda ntiratara ruswa se ngewe ngira amafaranga ngo nahasanze umugabo rero wapakije imbaho bari barazishinganye gitifu yahise amukubita urushyi ndavuga ni kabisa noneho kuva nabaho ndavuga ni kuva nabaho nta nkoni nzi nta n'urushyi none ngiye gukubitwa ahita amubwira ngo uri na pasiteri ahita amubwira ngo amande 350 ahita ampindukirira ngo nayo 250 abwira agronome ngo genda ubereke ngo bandikire meya igihe bazayatangira kandi bamusabe n'imbabazi ngira gitifu nyakubahwa se gitifu kuko ngewe urwego ndi mubona nakwandikira meya none surandikira ndandikira gitifu ngo yengo ari kutange kopi kwa meya ntibasi ngo rero agronome atwereka ibyo twandika nandikira gitifu ndangije nandika nyine na kopi byose mbisiga hongeze muhira ntegura indi baruwa nandikira gitifu nabwo naninya kubaha gitifu kuba nabaho ntabwo nigeze ntunga ayo mafaranga cyakoze yarambabariye yo kabyara Imana umugisha no bita Ndayisaba mu zina rindi bamwitanga ngo ni Matoroshi ako nawe wari ukubeshye kugiye kumuharuza Imana nyine irabihindura Imana ni nziza nuko ubwo ibyo mbirokotse gutyo udufaranga natubonaga gutyo kandi natwo urumva ntago twapfaga ubusa mu itorero ntitwanahembwaga baranatangiye mu itorero muri 82 mpembwa amafaranga 250 y'ibiceri uhembwa n'itorero se itorero nyine 250 y'ibiceri buriya na rangirije muri paruwasi ya Gacaca maze kugera noneho nari umukire maze kugera ku 40 na kimwe ubwo rero kubaza narabiretse ariko ubukene bugarutse subiyemo rero ngura kandi gashyamba kagashyamba rero niho nturaka gatoki kanjye ubu kacitse ndi kubajisha mpita mbizinduka burundu ubwo naguze ishyamba ririmo igiti cy'intusu kinini cyane abantu barambwira ati kuva twabaho tuvuka iki giti twagisanze ahangaha none iri shyamba urariguze ubwo bashaka kumbwira ko hari bagihamuriyeho nkumva rongewe ibintu by'ibihamurano ntacyo bimbwiye ariko nza gushaka umuntu dufata urwego rurerure arurirashyiramo ikabure turakizirika noneho barakata n'urukero kuko ntabwo ishoka ntabwo yari kugitema rero tugiye gukura rero ikambi ifatiza intoki uru rusigarayo nuko naretse kubajisha mbere ka gutyo
ibihe byose uri gucamo icyo gihe nta gutekereza gushyira umwana mu ishuri? umva izo ntambara zose ubwo twagira ngo tugiye kuzamuka ngo dutere imbere, icyiza kikaba kikubisemo gutyo. Twajya kuzamuka ngo dutere imbere akikubita nk'ikindi gutyo. Bituma rero abana barigaga ariko bakagarukira hafi, nta watsinze ngo ajye kwiga segondere, nta bushobozi twari dufite bwo kubigisha. No kubera niyo myuka mibi y'abakonikoni nabwo ntabwo byari byoroshye. Ariko nangwa nanjye ahubwo banageze aho ngaho bazi no gusoma. Wakoraga ibyo ngibyo nta n'umwana we wakandagiye no mu mwaka wa mbere byibura. Sasa ubwo rero twaje kwimuka aho ngaho nanone, kuko madamu baje kumuteza ibintu n'uwo muhungu wacu, noneho ubwo yari yaramaze kuba n'umusore. Nabavanye aho ngaho hari imirambo shyize mu modoka ni mu Kirubengera. Imirambo nuko nagize muramu wanjye w'umupasiteri. Kweri cyari imirambo Ibintu bari babateje by'amahembe. Ubwo nuko nari mfite muramu wanjye wari ufite imibereho akize, kandi nawe yari pasiteri bamwita Kamugisha Leon Dasi, yaratwira Ibengera. Ubwo niwe wantije imodoka y'ibeni aniza n'inzu, ubwo mbapakiramo nijoro turimuka. Ari ubwo nageze, urumva kugira ngo madamu n'umuhungu we bagenda imbere muri kabine, ngiye muri keseriyeri n'ibintu, urumva aho bari bageze hari ahantu habi cyane. Ariko navanye mu modoka abantu bazima. Yego bazima da. Ubwo rero twageze wimutse uza hehe? Guturira Ibengera. Wari uhafite inzu? Oya, inzu narakodesheje. Ubwo rero maze gukodesha turubaka, nubaka inzu nini nanone. Ndimo nyubaka. Wari ubonye uburyo bwo kubaka? Ndimo nyubaka n'abantu baramfashije kuko ubushobozi bwo bwari buke, ariko hari abantu bitanze baramfasha. Ndimo nubaka bohereza undi muntu nanone aza gutabamo ibindi bintu, kandi bohereza umuntu w'inshuti yanjye mu nzu. Aho ngaho twari tuhaguye ku buryo navuye mu bitaro inshuro ebyiri. Nanjye byari byangizeho ingaruka, noneho kwa muganga bagashaka n'indwara bakazibura. Aho rero niho naje kuva nimukira mu Mutara. Ngeze mu Mutara noneho naho nguze y'isambu, barayitwara. Bande Umutara abantu benshi bagiye bakwa amasambu. Yewe yanjye bambwiye ko naguze mu gishanga, abandi bo bagiye bavuga ko baguze mu nzuri. Abantu bagiye bamburwa amasambu gutyo benshi cyane. Mu Mutara mu karere? Mu karere ka Nyagatare, murenge wa Tabagwe. Niho nari naguze ubwo butaka. Ubwo kandi nari ngurishije inzu, nari narabujije aho bita Rwimiyaga, inzu ya RCD, kubera ko nabonaga kugira inzu ndafite isambu ntacyo bimaze. Inzu ndayigurisha ngo ngiye kugura isambu. Nguze isambu nayo barayitwara. Uwo mwaka rero nawuremo n'ibyago bikomeye cyane inshuti yanjye. Ni 2017 mu kwezi kwa gatandatu. 2017? Umwana wari warasigaye ku mubwa yarashakiye umukobwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2017. Tuvuye aho ngaho bamaze kutwambura iyo sambu, nibwo twagiye kumushyingura. Bamwiciye mu nzu, bamusanze mu nzu baramuniga. Aho ngaho nyine iwacu bamutsinze mu nzu baramuniga. Ubwo ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 2017 nibwo twamushyinguye. Nyuma yaho rero nibwo naje kubona ko isambu bayitwaye, kubiriya binaniye. Saba mu itorero rekomandasiyo kugira ngo nongere subire iwacu. Rekomandasiyo ndayijyana, madamu musiga mu Mutara ngo ngiye gutegura ahantu tuzaba. Mpageze rero twe dusenga Imana irambwira ntibishoboka, ahubwo uretse no kuhatura no kuhatekereza cyangwa kuharota mu nzozi, Imana irambwira ngo nabibujijwe. Kuki we? Ego. Ubwo rero ni mu rwego nagiye Gisenyi. Rero Gisenyi nta muryango twari tuhafite, tugiye Gisenyi tuhamaze imyaka 3, ariko Imana idutungiye Gisenyi. Tutagira akazi, tutagira imirima, nuko Imana irahadutungiye. Twasenze Imana rero, aho nabwaga nza kugira ngo nkaza gushima Imana ni kubw'uwo mwana. Noneho wa mwana
wa mwana w'umuhungu agize imyaka ingahe? ubu afite 43. Agize imyaka 43? 43. Akibana na se na nyina? Ubu ni ukuvuga ngo bene nyina bose keretse umuhererezi. Urumva ni ikibazo gikomeye. Twasenze Imana kugeza aho Imana itubwira ngo bamuboshye, hari ukuntu abadayimoni baboha umuntu, baramuboshye kuva ku birenge kugera ku mutwe ku buryo ngo adashobora no gutekereza hazaza hiwe. Tukiri aho gato tutaraharenga, barumuna bose barashatse usibye umuhererezi? Barumuna be bose bafite abana keretse umuhererezi. Barashatse nyine? Keretse umukobwa umwe niwe umuhererezi mu bakobwa abyaye kandi ariko ntabwo yigeze ashaka, we yaratanye. Murabana nawe? Oya, ubu ari mu Mutara aribana. Wa undi wapfuye ku Kibuye ni umwe w'imfura? Imfura abaye imfura, ubu ngubu ifite umwuzukuru. Ubu mfite umwuzukuruza. Imfura ituyeho? Tuyi Karongi. Ahubwo mu Mutara afite yundi umaze kugira abana 9, nawe utuyeyo wasigayeyo. Ufite umugabo? Ufite umugabo, ni inshuti y'Imana cyane, ku buryo Imana yaje kumushimira ikintu gikomeye cyane. Ibintu byo kujya muri Onapo we yaravuze ati ntabwo nzabijyamo. Imana irabwira ngo umwana wanjye uzajya ubyara nk'Abaheburayo. Abyaye inshuro 4 kubera n'ubukene, nta na mituweli yabagamo. Abyaye inshuro 4 abyara nk'Abaheburayo. N'umugabo aza agasanga afite uruhinja mu nzu. Kubaho se ubwo se ntibazagira ibibazo byo kutiga kubera ari benshi? Buriya bisa naho umwana w'umukobwa yageze muri segonderi, biranga ubu ngubu ari kwiga imashini. Uwo mwuzukuru wawe? Ari kwiga imashini. Umusaza we niwe ntaramenya ukuntu bihagaze ubu ngubu. Abandi bo bari kwiga, barakurikiye, bari kwiga. Byari byoroshye kuko leta yashyizeho amashuri yorohereza abantu kwishyura. Singa cyagiye kera? Ntabwo ari nk'icyo gihe cyacu. Hanyuma uwo muhererezi muri kumwe? Usigaye ari umuhererezi mu rugo we muri kumwe? Turi kumwe, n'uwo nawe turi kumwe. We ntago yiga? So umuhererezi we ntago byakunze nawe ngo yige? Nawe yagarukiye yaragiye gukorera turokome biranga. Ubu ari gukora iki? Ari gukorera undi muntu aramucururiza muri shop. Mama wabo ariwe madamu wawe ubona gifite imbaraga? Arakuze wese, urumva arakuze nawe, ariko imbaraga arazifite, ariko ntacyo akora. Twabuze igishoro kugira ngo agire akantu yakora hariya mu mujyi kuhaba. Udafite igishoro ngo ucuruze kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Utubeshejweho n'ubuntu bw'Imana, kandi Imana burya ntabwo igiye buri kugenza abantu bayo. Yagiye itugirira neza, igenda twishyurira n'inzu. Hari umudamu yampuje nawe mu gihe najyaga kuri za buri kuri YouTube yaho. Hari umudamu mu Bwongereza bamwita Janine. Yaramfashije cyane, Imana imuhe umugisha. Yaramfashije cyane. Yankodeshereje inzu hafi umwaka wose. Amen. Umwaka wose. Ndamushimiye, nabyumva zumve ko mushimiye cyane. Yaje kunanirwa bitewe nuko hari undi muntu ngo inzu yagwiriye hano muri Afrika, n'ubundi nawe aramuhindukira arambwira ati pasiteri nta bushobozi ngifite bwo gufasha abantu babiri. Ndabwira nti mwana wanjye ugejeje ukora, Imana iguha umugisha. Guha umugisha, arambwira ngo nishaka undi muterankunga. Ndabwira nti mwana wanjye nawe sinagushatse, Imana yagushatse izashakira undi muterankunga. Cyakoze yaje kunshakira undi muterankunga nanone unyishyurira inzu. Amen. Anyishyurira inzu. Nawe Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Namugiriyeho umugisha uretse ko yaje kugira ibyago. Papa we vuba aha ngaha yitaba Imana. Yitaba Imana. Ariko nubwo papa we yitabye Imana, ni umudamu. Ntabwo yacitse intege, yakomeje n'ubundi kudufasha, nabugingo n'ubu ngubu baradufasha. Nawe Imana imuha umugisha mwinshi. Ahubwo rwose ndamushimiye cyane, nawe Imana imuha umugisha. Amen. Hanyuma rero ubwo
Imana iri kugenda idukorera igitangaza cyane. Nashaka gushima Imana, ariko nahoze numva nashaka gusoma ijambo, numva hari ijambo ry'Imana nashaka gusoma mbere ko nshima Imana, hanyuma nkabona gatambutsa ishimwe. Ni ijambo riboneka mu gitabo cyanditswe na Yakobo. Uru rwandiko rwa Yakobo, bavuga ko Yakobo ari umwene nyina wa Yesu. Yanditse rero muri uru rwandiko igice cye cya mbere umurongo waho wa 12, yandika aya magambo aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iby'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Iri jambo rero riramfasha cyane. Njya mbwira abantu ko no kugeragezwa nubwo bivuna bikababaza, ariko ni byiza. Nkurikije ukuntu nabayeho muri ubuzima bw'ibigeragezo, muri ubu butayu maze nk'igihe cyose ngenda, urumva kuva ku Mubuga nkajya gutura Rubengera, nkava Rubengera nkajya gutura mu Mutara, nabanje gutura Rwimiyaga, mva Rwimiyaga njya Tabagwe, mvuye Tabagwe subiye Gisenyi. Ariko muri izo ngendo zose nagiye mbona Imana mu buryo bumwe no mu bundi buryo. Icyo mvuga cyane ni amasengesho nashoboye gusenga. Nasenze amasengesho menshi. Ikindi nabonye muri urwo rugendo rwanjye, nabonye inshuti nyinshi, namenyanye n'abantu benshi cyane. Ndashima Imana mu bigeragezo naboneyemo inshuti nyinshi cyane. Nabonyemo inshuti nyinshi cyane, izo duhurira mu masengesho hirya no hino. Byatumye nsenga amasengesho ashoboka n'adashoboka. Ndashima Imana rero, kandi ko bitantandukanije n'Imana, ahubwo byagiye binsunikiraho, bituma ndushaho kuyishaka, nyishakira ahantu hose. Imana ishimwe. Shimye Imana rero ko ubwo twasengaga Imana ikatubwira ko umwana wacu aboshywe, twasenze Imana tumubohoza, turamubohoza kugira ngo Imana imubohore. Ubundi yari yandagaye amerewe nabi cyane. Ahari abakobwa bo mu isi yose baramuzi, yari ataye agaciro, ariko aho tumubohoreje Imana imaze kumubohora, turashima Imana aho igejeje ikora. Iyo uvuze ngo abakobwa bose bari bamuzi bishatse kuvuga iki? Yari umusambanyi cyane mu rundi rwego. Uwo muhungu akabishobora se, ukabona nyine ni muzima, agatwara iki se? Arafite amafaranga, yari afite iki? Afite buriya hari ukuntu Satani cyangwa abadayimoni bagira umuntu igikoresho, nubwo yaba atacyagira, ariko bakamukundisha abantu. Muri urwo rwego nta umuntu yavugisha ngo amwange, reka da. Mbese ni nk'ibintu Satani yari yaramushyize mu maraso, ariko Imana irabohora. Imana ishimwe. Imana igibohora abantu bayo. Twaramusengeye ngo Imana yaramubohoye. Ubu nawe mu bashima Imana arimo, arashima Imana cyane. Imana ishimwe. Aho imubohoreye rero, ubwo yari asigaye mu Mutara, turi gusenga Imana, turi ahantu twasengaga Imana. Imana irambwira ngo abana bangira bazanye. Ubwo rero yamuvanye mu Mutara, imuzanye aho abohokeye. Yavuye mu Mutara azi Gisenyi, ubu turi kumwe Gisenyi. Niho Imana imubohoreye. Imaze kumubohora rero yo kabyara, imuha amasezerano. Ubu ukuntu numva mu mutima ameze birenze ubwenge bw'umuntu. Amasezerano kwizamuha urugo. Hanyuma aza gukundana n'umukobwa iwabo ni hano mu Bugesera, ariko afite nyina wabo hano Gisenyi iwacu. Barakundana rero. Barakundana. Ku cyumweru gikurikira n'igishize nibwo umukobwa yaje mu rugo, mu rwego rwo kuhagera. Ubwo hari abanyamasengesho rero basengana n'uwo muhungu wanjye, ubwo n'inshuti zacu bari bahari. Iwanjye hari umunsi mukuru, hari imbaraga z'Imana zidasanzwe kumva ngo abantu barize amarira menshi y'ibyishimo. Burya ibyishimo abantu bararira,
bararira cyane bakaboroga. Hari ibyishimo, hari imbaraga z'Imana, harimo n'ubuhanuzi. None se tukiri aho uje Gisenyi, uvuye mu Mutara vuba uje Gisenyi, wahise umenyana n'abantu b'Abanyagisenyi kandi uri mushyashya hariya kugeza ku rwego musengana abantu benshi bakishimira ibyo bintu bibaye, bazi ubuhamya bwawe, byagenze gute? Gisenyi buriya twajyaga tujyayo kera mu biterane by'abapasitoro, ntabwo nakunze kujya Gisenyi cyane, ariko ngezeyo iyo uri umuntu w'Imana ukagenda ugasanga abandi bantu b'Imana, amaraso ya Yesu buriya hari ikintu yakoze, yaduhinduye umwe, aho ngeze hose turamenyana, kandi tukanakundana, kandi noneho nkababwira n'ijambo, igrupe yose ngezemo baranyakira, ubu ushobora no kujya guteranira no mu rindi torero ritari ryacu, nabo bakanyakira, baranyakira. Ubwo rero twaramenyanye n'abantu benshi, dusengana n'abantu hirya no hino, turasengana. Usaho gusa ahubwo n'Icyangugu mvuyeyo gusengerayo, twarasenze Icyangugu tuvayo tugera no hasi mu Bugarama dusenga Imana, tumenyana n'abantu benshi b'abanyamasengesho. Wabaye muri uyu murimo igihe kinini, birumvikana Imana yawukurindiyemo. Hanyuma uyu mwana muravuga muti dufite ishimwe, abantu barishimye, bararirimba, baraserebura, yababwiye ko agiye kubana n'uwo mukobwa? Buriya nuko nyine muri iyo telefone yacu bitari kugaragara neza, nari ndimo kukwereka, yaraje nyine kutwereka umugeni yifuza ko tuzamusabira. Ubwo nyine twamuhaye n'ijambo, aramutwereka, avuga ijambo, aravuga ati kandi kuva nabaho mu buzima bwanjye nibwo mbonye nanjye ibirori, ati iby'ubutaha byose sinzi ukuntu bizaba bimeze. Ubwo rero umukobwa nawe bamuhaye ijambo, mbese hari umunsi mukuru. Umukobwa nawe avuga ukuntu bamenyanye, ukuntu bakundanye, mbese byari ibintu bitoroshye, byari ibintu bimeze neza cyane, bituma umuntu yashima Imana. Nkange rero byari bibayeho n'uwo mwana wabaye gutyo, ubwo buzima bwose, iyo myaka yose, nari nkeneye no kuzabona ikirori cyiwe. Ndashima Imana cyane, baduciye inkwano ndende. Uti baduciye inkwano ndende, inkwano babaciye nangahe? Badusabye inkwano ihwanye n'amafaranga 600,000. Ariko kubera amakuru twari dufite ahangahe iby'Imana yari imaze kutubwira aho ngaho, ntabwo twashidikanije, twavuze atari amafaranga nubwo ari menshi tutayafite, aho twizera ko Imana izayashaka ikayaduha. Turi gusenga Imana da. Hari abantu batangiye kwitanga, ari nk'umumama umwe ndetse w'ikimuga turi gusengera, nayoboraga mu nkambi ya Kiziba. Inkambi ya Kiziba nayo nayiyoboye mu mwaka n'igice, yaje kwimukira muri Australia, agezeyo yari umuganga, agezeyo bamukurikiza amahembe, ubu ni ikimuga. Turi kumusengera, ni ikimuga kitagira ikintu gikora, arambwira ati ubundi ikimuga kidashobora no gufashwa na muganga. Ariko yamaze kumva uyu makuru arambwira ati ngiye kuyasaba. Ngiye kuyasaba nzakoreza amadolari y'Amanyamerika 50, ati kuko amadolari ya hano ati 350 ni 35, atariko Amanyamerika ni 50. Kandi n'uwo mwana udufasha ku nzu, nawe yaravuze ati nanjye ntabwo nzavira mwaho ngaho, hari n'abandi Imana izakoresha, ari amafaranga Imana izayaduha. Ndetse uzi se n'ibindi, ahubwo ubuse 600,000 biroroshye cyane. Ubukwe se bwo ntibuzakorwa, hari ikindi ahubwo ntakubwiye. None se uko turi gusaba Imana ngo duhe inzu tuve mu bukode, ahubwo ndi kubwira Imana ngo inzu yanjye nzakora ubukwe ndi mu nzu yanjye bwite. Ese mfite amafaranga yo kuyigura, ariko Imana yagukoresha wowe niba kandi urabyemera ko Imana ikora ibitangaza, yagukoresha ukayingurira, ukamubwira uti muzehe uyu munsi ndashaka kugurira inzu. Kuko nari mfite amazu aho hantu hose nanyuze nagiye nubaka, kandi inzu zitari ntoya, ariko ngenda nzita gutyo, kandi bitavuye ku bushake bwanjye cyangwa kwirari yo kurarikira ibintu byo mu isi. Nuko byagiye bitugendekera. Hari ibintu wenda ndibuze kugarukaho mbere yuko tuza kugana ku musozo.
uyu mwana w'umuhungu niba haboneka izo nkwano 600 hakaboneka nakora ubukwe, ubona afite ubushobozi bwo gutunga urugo? Yego, ibitekerezo ubu ngubu arabifite bizima, kandi Imana nayo hari ikintu iri gukora kubwe, hari ahantu yamuhaye akora, kandi turabona ko Imana ishobora kuhamuhera umugisha. Uwo muntu akorera ari ikigo kiri Gisenyi, hano baparika amakamyo niwe ukuriye abakozi baharara nijoro. Ubwo rero Imana yamubwiye ko izamuhera umugisha, kandi baranasengana na bene ako kazi. Turizera ko oya afite amasezerano meza, kandi natwe igihe kirageze ngo Imana idusubize. Okay. Hanyuma ikindi, ADPR ni toro wakoreye, wabayemo igihe kinini, nabo bose benshi baje bakomeramo, bafite amazina akomeye, baje bagusanga uri umushumba. Ubufasha bwaryo bwo nubuhe muri byose wagiye ucamo? Nivuga ngo reka ngubwire mwana wanjye ntibigutere ikibazo, hari ibintu ntajya mpanga amaso cyane, ahubwo ndi gusengera itorero ngewe. Mu masengesho yose nsenga ndi gusengera itorero ngo Imana irigirire neza. Nabonye haje uyu mugabo Izayi, ndavuga nti buriya hari Imana ikoze, ariko kuri ngewe yaranagikoze kuko nabonye yaranyandikiye ama recommendation abandi bari barayinyimye. Nubwo tutaragira itorero tubarurirwamo, ariko byibura we yarayanditse. Bari abantu bacu rero, bene bacu ndabakunda, ariko ntago njya bahangaho amaso na gatoya, kuko Satani yaturasha umwambi, kandi aturasa ahantu hafatika, aturasa mu cyicu, uretse ko itorero ridapfa. Itorero ntabwo rijya ripfa, itorero rifite nyiraryo, urebeye maso urirwanirira. Twebwe rero dusenga Imana, turifiteho amasezerano ko Imana izabigenza neza mu gihe gikwiriye. Ariko kubahangaho amaso ngo mvuge ngo itorero ntabwo mbitekereza. Ibyo byo rwose ntabwo mbitekereza. Cyakoze uw'Imana yakoresha yamukoresha, ariko ibyo byo rwose ntacyo mbitekerezaho cyane. Urabona mfite imyaka 40, navutse mwirangamimerere mu rangamuntu yanjye handitse ko navutse muri 50, ariko nubwo bayigabanije, ariko urumva 50 se turi 2022, ubwo se urumva 72 itarimo, ndetse 72 umuntu wakoreye Imana. Nta dosiye ngira mu itorero, ntibigeze banampagarika no ku nshingano, nkaba nta passion, nta nimperekeza, nta nubwo najya no kuburana n'itorero. Ngewe itorero ndaryemerana, umubyeyi niho nakirijwe, mpamenyera Imana, nkora umurimo w'Imana n'uyu munsi, kandi ndacyakora umurimo w'Imana nubwo nta responsibility. Ariko iyo turi kwigaburo ryera, mfasha abakozi bagenzi banjye bijyanye n'imihango y'itorero. Ni itorero ryanjye ndarikunda, n'uwarigambanira yaba mpemukiye, n'uwarivuga nabi yaba mpemukiye, ndarikunda cyane. Ariko kubijyanye n'ibyo ngibyo byo nashyizeho, naciye umurongo, ntabwo none iyo uvuze ngo umwanzi yarirashe umwambi ushatse kuvuga intambara ryanyuzemo ni nyinshi. Kuva Samuel avuyeho habaye akaduruvayo ku buryo buteye ubwoba, kandi nabugingo n'ubu ntabwo kararangira. Buriya rero turi gusenga Imana ngo izabirangize neza, itorero ry'Imana ryongere rigire ubuzima bwiza, ryongere ritekane, umwuka wera yongere abone umwanya muri ryo, amagambo arivugwamo, ibintu barivuga, ukuntu barisebya, ukuntu barituka, igihe kizagera rihagarare neza. Dufite ibyiringiro kuko twasenze Imana, kandi Imana yabyemeye ko bibaho, kuko hari Imana yatubwiye ngo itorero ryanyu rizajya mu ntege nke hasi cyane, ngo havuke amadini afite imbaraga nyinshi. Ngo ariko ayo madini, umuntu uzava mu itorero akinjira muri ayo madini nta bugingo azabona. Haje amadini y'inzaduka akorana n'indi myuka ku buryo buteye ubwoba, kandi tuzi ko bitazasohora, ariko byasohoye tubireba n'amaso yacu. Ariko Imana izongera igarukeho, kandi nta nubwo bizatinda.
dufite ibyiringiro ko Imana izongera kurigarukaho. Twasenze Imana, amakuru turayafite, n'uyu munsi kandi turasenga, amakuru turayafite afatika, kuko buriya itorero ry'Imana rifite abantu barisengera batamenyekana, ariko barahari benshi basenga Imana, basengera itorero ry'Imana. Muri abo kandi nanjye ndimo. Niyo mpamvu numva ntaburana naryo, oya, je uko byamera kose, nubwo twatewe n'umwanzi. Kandi urazi inshuti yanjye, buryo umujura ajya aho ubutunzi buri. Nta mujura wajya ahantu hatari ubutunzi, ahengeraho ubutunzi buri akagenda agatobora. Natwe rero yasanze dutunze iby'umwuka, asesera kuturwanya, ariko ntabwo yatsinda itorero kuko ryubatswe ku rutare, rifite nyiraryo warirwaniriye. Ku iherezo rizongera ryeguke ribyuke, kandi umuriro w'umwuka barazarigarukamo byanze bikunze. Amen. Aho ni naho ntegerereje, nanjye mfite ibyiringiro kandi ko nzaba mpari uzaba ukiri cyane. Haleluya. Nzanarikoreramo iryo torero, nzarikorera nk'umurimo mwiza. Mfite isezerano rikomeye cyane. Hazavuka irindi rishya. Rizaba ari rya rindi, ariko rivugururwe. Ubu ngubu hari amavugurura ariko atandukanye, n'umwuka we ruziyizira gusa amanukire muri ryo, noneho umwuka we rivugurure kuruta ntabwo ize yashobora kurivugurura, ahubwo umwuka we n'uzaza rivugurure. Yazize yari ukiyobora, yaza atagihari, ariko icyo nzi nuko itorero ry'Imana umwuka azarigarukaho, kandi ndabikubwiye tuzongera tubonere, nzaba ngihari. Haleluya. Kuko mfite isezerano rikomeye. Haleluya. Ubu ngubu mfite isezerano Imana yambwiye ko nzakorera Imana hafi ndetse na kure. Nubwo ubona ngana gutya, ndafite ibyiringiro ko Imana ibyivugira bisohoza. Okay. Bakunzi b'Ihumure TV mudukurikiye muri uyu mwanya, uyu musaza yavuye Gisenyi azi Kigali kubwo umuhate yari afite muri we, kandi urumva ibintu avuze, ibintu yaciyemo ibihe bikomeye, akavuga ati kandi no kwitorero hari Imana avuganye natwe ndetse izagikora. Ubona ko agifite imbaraga nk'uko abivuga, yiteguye gukomeza gukora umurimo w'Imana. Reka rero tuvuge tuti Imana date gushigikire, nishyigikire, kandi ihaze no kwifuza kwacu. Buriya hari ibintu turimo tuyisaba muri iki gihe, turi gusengera ubwo bukwe bw'uwo mwana wacu, kugira ngo Imana ibe ari umuterankunga mukuru wa mbere, kandi turi kuyisaba ngo iduha adresse dushakira aho kuba, hanyuma natwe tubona uko dukorera Imana. Baranasabye Imana kuyikorera ndi mu mwuka, kandi mbesengera igihe kirekire. Yabira nshaka gukora ndi mu mwuka, mwuka barakankoresha ibyo ashaka, mwuka barakanjyana aho ashaka. Icyo gihe njya mwiyerekwa rero, mbona ahantu njyanwa ahantu bari gutinda ikiraro, bari kubaka ikiraro ku mugezi. Urabona ko iyo bakora umuhanda, iyo bageze ku mugezi bakora hakurya no hakuno, noneho bagatinda ikiraro. Hanyuma umwuka ngerere kuri icyo kiraro rero, ijwi rirambwira ngo rero nibamara kugitinda neza, bagitinze neza, ukacyambukiraho nibwo uzankorera nk'uko bikwiriye. Senga Imana niyabaza ikiraro bisobanura iki. Ubwo nari ngeze ahandi hantu, mbaza Imana kiraro bisobanura iki. Imana itinda kunsubiza, nongera gusubirayo ndi mu mwuka, nsanga hari ikiraro hahindutse ikiyaga, tukira umugezi ni ikiyaga. Ijwi rirambwira ngo noneho rero ntunyura ahantu wabonye bubaka ikiraro, ngo nubigerageza urapfa, ngo ariko nyiruko ukibakisha. Amen. Nyiruko ukibakisha. Iryo jambo ryaranejeje cyane, ngo yashyizemo ingazi, ngo weca hepfo uromoka bitakugoye. Ubwo rero nsha hepfo ndomoka. Ubwo rero naneho kubisengera jyenyine, kandi maze igihe kirekire hafi nk'imyaka 2 mbisengera. Niyambaje noneho inshuti zanjye abona byaje ubutumwa bwiza abanyamasengesho ngo bafashe gusenga. Ubwo rero twari turimo dusenga, ahubwo mwajya mwiyerekwa, arambwa tiro pastor mbonye uri hejuru y'ikiraro. Ndikanga. Kiraro sinakibabwiye, none babonye ndi hejuru y'ikiraro. Ngo kandi nari nambaye costume y'umukara, ngo mfite n'isakoshi irimo ibitabo mu ntoki. Ngo muri icyo kiraro nahure n'umugabo wambaye imyambaro yera. Noneho ngo isakoshi ngo arayinyambura, ngo ayirambika hasi. N'imyambaro nari nambaye yose ngo ayikuramo ayishyira hasi, ngo anyambika imyambaro isa niye. Warangije arambwira ngo nguhaye ubutware bwo kuvuga ijambo ryanjye. Ngo ariko ibigeragezo ni kwa kundi, ibigeragezo birakomeje. Niho namenyeye kwikira noneho ari ibigeragezo rero. Mwana wanjye ubwo nibwo byatangiye. Ndageragezwa, reka nkubwire, ndageragezwa. Nubatse urusengero,
ndarwubaka n'imbaraga zanjye, rurangiye turukoreramo ruba rutoya, Imana itegeka kurwagura, ndagura nubaka nzengurutse inyuma, noneho banyimurira mu nkambi urusengero, hari abafundi kandi babishoboye, mbona rugiye gusenyuka. Nari narasize maze gutemesha ibiti mu mashyamba, saba abanyenkambi ngo banyemerere njye gutwarisha ibyo biti, nsaka urwo rusengero rutagwa kandi nzakomezanya nabo. Barabinyemerera bo kabyara, ibiti ndabitwarisha, urusengero ndarusakamba rwari rusanzwe rurimo njyenyine, nta n'umfasha kudemonta igisenge, ndabikora njyenyine, ndangije nteranya amasharupande njyenyine. Noneho ndangije kuyateranya, mbwira mwarimu noneho nshakira ikintu ngiye kuzana abantu banjye bo mu nkambi bamfashe kuriza amasharupande. Cyakoze yashatse akantu ko kubazimanira, ndagenda ndabazana, baramfasha urusengero, amasharupande nyashyiraho, amaverine nyateraho. Imana yanyujije kubaka ntari mbese, ndangije ndasakara plutôt, ndangije gushyira amaverine aranshirana, mbasaba ko tujya kuzana ndi ikintu bamfashije no gushyira amabati. Ndangije kurusakara nisubira mu nkambi, baje kwangara noneho rero ndukorera amasuku. Ndangije najyaga mbatiza abantu mu kiyaga cya Kivu, nkabatiza abana maze kubatizwa mu mwuka wera. Nibiza umuntu mu mazi namuzamuramo akuzura umwuka wera, ku buryo umuntu uri mu mwuka ibyo gupfa ntabwo babyitayeho. Kabona ikiyaga tugiye kucyogesha inda, ndavuga nti buriya noneho nituzikana n'umuntu mu kiyaga, itorero ryose nzaba ndishyize mu kaga. Ntangira kubaka Yorodani ku rusengero, ndangije urusengero namaze kurukorera amasuku, noneho nkoresha intebe, nkajya mu mashyamba ngura ibiti ndasatuza, nkoresha intebe. Ariko ibintu Satani yankoreye abo ngaho, naje kuhava nabi, ndakubwiye ngo ubwo noneho ryateme, urumva narigezeho, nahavuye nabi. Mitasiyo wampaye ntisanzwe, ntinabaho. Baravuga ngo nibye amafaranga y'itorero, kandi ndakubwiza ukuri mwene data, ndi inyanga mugayo, no mu ijuru barabizi ko ndi inyanga mugayo. Ntabwo narya n'igiceri cy'ingiki kimwe utakimpaye. Ibi bintu mvuze biri kuri cyane, abantu barabizi ndi inyanga mugayo ngewe, ntabwo nshobora na gatoya. Icyo gihe narwaye indwara y'ihungabana, mvuga ni ngewe pasiteri, ejo nitwaga umubyeyi, bukiye mu gitondo niswe igisambo. Ariko nabonye ukuboko kw'Imana. Umugabo wambarije izo ntebe yari umugaturika, wambarije intebe zo mu rusengero, abaza n'intebe z'iwanjye mu rugo. Ubwo z'iwanjye mu rugo nazishyuye rya dene bambaraho, barazitwara, zijya mu rusengero barazitwara, ngo nariye amafaranga. Birangiye wa muntu abonye ibintu bimbayeho, ahita akizwa n'umudiyakoni. Ibyo mbishimira Imana ko mu ntambara zanjye havutsemo umuntu w'Imana. Hanyuma bampa mitasiyo yo kujya munsi y'igiti, ahantu nari namaze kugura ikibanza cy'urusengero. Banyuriza nta rusengero ruhaba, bampa ahantu 45, barangije barabisubiza, sigarana abantu 15. Turagenda 15 twubaka urusengero, kuko Imana yari yanyigishije kubaka. Ndukorera igisenge ndarusakara, maze kurusakara ruruzura, turuteraniramo, haboneka ububyutse, abantu barakizwa. Uwo mudugudu wabyaye undi mudugudu, babonye bigenze neza barahamvana, banjyana kundi mudugudu wakure. Naho umudugudu wananiranye, mwarimo harambwira ati ro pasiteri, hari ahantu ugiye ibiryo byaho biravuga, n'urya ibyo kurya byaho n'akazi kawe, kandi imirimo uzayikora wenyine, nta muntu n'umwe uzajya gufasha. Ndababwira nti nzabireba ngezeyo. Ariko nagezeyo, Imana inkorera igitangaza. Bona babana ahubwo n'abana b'Imana tubana neza. Babonye noneho naho bigenze neza, hebe barahamvana, banjyana noneho mu itorero rishya bari bamaze gushinga. Shara nari ngezeho ubucitsemo kabiri. Aho rero niho naviriye iyo ngiyo. Noneho madamu nakubwiye ko namujyanye mu modoka n'abahungu babiri ari Imirambo. Ubwo nibwo nimutse muri iyo paruwasi njya guturira Ibengera. Ibengera mpageze, nahagaze imyaka 3 n'igice ndakora. Regional yaranze kunyakira, yanyakiriye nyuma. Na pasi yacu gupapana naho byavuye. Icyo ni cyakiro ndi kukubwira. Ubwo rero ariko ndashima Imana kuko umuhamagaro yashyize muri ngewe, kwa kundi yavuze ngo nguhaye ubutware bwo kuvuga ijambo ryanjye, ngo ariko ibigeragezo ni kwa kundi.
ntabwo umuhamagaro wakamye muri ngewe no gukunda itorero nakomeje kurikunda urukundo narikundaga ntabwo narireka na gatoya ahubwo nzarigwamo niyo hazi ibintu binyica bivuga ngo urivemo nabwira ni muri nsindemo kuko ngenda ndabikunda nariboneyemo ibyiza byinshi ndarikunda cyane saba rero ubwo nahuye n'ibigerageza byinshi ariko Imana ikomeza kundwanirira Imana ikomeze kuguhagararaho umubyeyi ikomeza kundwanirira yo kabyara Imana izakugeza kure ndetse n'abantu bose babyaje ubutumwa bwiza ni imbuto ikomeye Imana izaguha umugisha ndabizi. Rero reka tugane ku musozo ariko noneho tubakira tuvuga tuti musabire umugisha abantu bose bakurikiye iki kiganiro mu basengere hanyuma kandi nanone muvuga muti Imana ibageze ku rundi rwego. Hari abari mu buzima nk'ubwo waciyemo icyo gihe na n'uyu munsi ariko noneho sinzi umuntu rero twahaga ubuhamya arangirira atubwira ati nimba nawe buriya twakiriye umuntu wese yaza avuga ibintu bikomeye naho Imana yamunyujije ariko igitangaje kandi gikomeye ni uko muri we hakirimo guhamya Imana kandi nta muntu utunga agatoki uyangize gutya ngo uyangize gutya ngo uyangize gutya. Ibyo rero ni ubutsinzi kandi bukomeye. Izo mbaraga rero hari benshi bakwiye kuzisabirwa mushumba. Ikaribu rero noneho tubareke muze guterura isengesho kugira ngo naryo rize kubaka benshi. Imana ishimwe nta muntu natunga urutoki kuko nzi ko atari bo babikoze. Ibyo nanyuzemo byose nzi ko ari Satani wabikoraga kandi nawe azahanwa igihe nikigera azahanwa by'intangarugero. Reka rero dusenga Imana ariko mbere ko dusenga Imana ndabashimiye ko nabatunguye kandi mwemera kunyakira. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha. Kandi rwose reka mbasabe ibyo nkunze kubwira abantu mbasabe rwose kandi munyemerere munyumve neza. Muri iyi minsi turimo nubwo nari ndimo mvuga ko Imana ikwiye kumpa adresse ikampa inzu sinzasazira hanze nkagira inzu nkabona naho nahaguruka njya kuyikorera ariko ndagira ngo mbwire abantu ko muri iyi minsi turimo bakwiye gusenga ririya sengesho Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 11 uhere ku murongo waho wa mbere. Basoma ayo magambo ariko cyane cyane bite ku magambo yanditse ku murongo wa 13. Buriya abandi ibintu byose abantu basengera by'ubutunzi byo kujya mu mahanga by'indege by'amazu by'amafaranga niba bihagarike basabe guhabwa umwuka wera w'Imana kuko amagambo yanditswe muri Matayo 25 umurongo waho wa mbere kugeza wa 15 ari hafi gusohora. Havuga iby'abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu. Ndinginga umuntu wese uri mu itorero wakiriye ijambo ry'Imana ko yasenga Imana ntazabarwe mu bakobwa batanu b'abapfu ahubwo akazabarwa muri batanu b'abanyabwenge. Kandi undi muntu wese ushaka kubyumva neza natandukane n'isi kuko amagambo yanditswe muri Luka ibice 16 uri ku murongo wa mbere havuga iby'ubutunzi buriya nta muntu ufite ibintu bye. Ibyo ufite byose ni by'abantu bikijwe ejo uzabivamo ubisige aho gusabwa kubikiranukamo kugira ngo Imana izakujyane mu ijuru. Intego nyamukuru dufite ubu ngubu cyifuzo nyamukuru twagira no kugira ngo tuzajye mu ijuru. Tubaye mu isi tukagira ubuzima bwiza, mu isi tukagira imodoka, tukagira ama etage, tukagira ubuzima bwiza, icyo ushatse kurya ukakirya ushatse kugera ukahagera ariko ntuzajye mu ijuru cyaba ari igihombo gikomeye cyane. Nifurije abantu rero banyumva ko basenga kugira ngo bahabwe umwuka wera. Ayo magambo yanditswe muri Luka igice cya 11 umurongo wa 13 ni Yesu watanze igitekerezo avuga ku byo kuntu twebwe nta muntu umwana yasaba umutsima ngo amuhibuye ngo amusabe ifi ngo amuhe inzoka amusabe igi ngo amuhe scorpion. Aravuga ati mwebwe ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi so mu ijuru ntazarusha rwose guha umwuka wera abamo musabye. Kugeza ubu rero ntabwo abantu bari gusaba umwuka wera afite yanjye bari kwisabira ibindi bintu bidafite umumaro bishira by'akanya gatoya. Ariko ndasaba rwose abantu nibasenge cyane cyane ubu ngiye mwana wanjye nkubwire nta n'idini njya nkunda kugira gushyira imbere ahubwo nshyira imbere agakiza. Umuntu wese idini yaba arimo ariko nashaka umwuka wera w'Imana abe muri we. Reka rero dusenga Imana
nari ndimo kubashimira ukuntu mwanyakiriye mbatunguye Imana ibahe umugisha Amen. izabageze mu ijuru Amen. buzuza umwuka wayo wera Hallelujah. amen Amen. data wa twese mwiza turi kuri iyi cyano ndagushimiye gushimiye umwanya dufashe turi aha hantu imirimo n'ibitangaza ukora gushimye ko wanyimanye ubwo Satani yampigaga ashaka kumbuza umubiri n'ubugingo ngo anyice ariko uranyimana. Haleluya. Amen. Ndagushimira ko wampinduye ukampindurira izina ukangira umukozi wawe na bugingo n'ubundi acyaguhamya kuri Imana kandi uzakomeza witwa Imana. Amen. Sainotekri. Oh Yesu turagushimiye rero. Uyu mwanya ndi imbere ya imbere y'icano Mwami uyu mugaragu wawe unyakiriye umuha umugisha mwinshi umwagure mu buryo bw'umwuka kandi no mu buryo bw'umubiri ntazagira icyo akena akiriho. Haleluya. Kandi azabona ubugingo. Haleluya. Azabona ubugingo azagire n'abamukomokaho azagira umuryango muzima umuryango we uzaba umuryango ufatika uguhesha icyubahiro. Oh haleluya. Nanjye ndagusabye Mwami misi nsigaranye mu isi umeze gukora nkuko bikwiriye mu mutima ugukunda mutima ugushima umutima wagutse mu izina rya Yesu. Twari turimo dutanga ubuhamya bw'inzira twaciyemo iruhije n'ukuntu twagiye tubona ukuboko kwawe. Ngushimira ukuntu wabanye n'umwana wanjye Mwami ntapfe mu gihe Satani yashaka kumuhitana ari umwana ukamurera agakura. Yanyuze mu bintu bigoye bikomeye Satani aramuhiga ashaka kumwica ariko ni muzima. Waramubohoye Mwami ejo bundi yatweretse umufasha yifuza kuzabana nawe. Turabigushimiye ko wabikoze mu gihe tutabitekerezaga mu gihe twari twarahebye ariko urabikora nk'Imana mu izina rya Yesu. Turizera ko Mwami n'iyi nkwano twasabwe n'umuryango w'umukobwa urayifite ufite inkwano ufite amafaranga urayafite Mwami. Oh haleluya. Mwami nikitariho urakirema ukagikomeza kikabaho kikagenda. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Utuvaneho igisuzuguro Satani yatwambitse tuvane mu ruzerero Mwami uduhe gakondo natwe tugira ahantu tubarizwa. Nuduhe inzu yacu bwite Mwami tuzagushima. Reka ubukwe buzatahe Mwami. Leta yaremeye ko ubukwe ari 100%. Haleluya. Amen. Kugira ngo buzatawe n'abantu benshi. Iyi corona uyihagarike burundu muri igihugu cy'u Rwanda yihagarike. Imirimo ikorwe nk'uko yakorwaga na mbere mu rusengero abantu binjire nk'uko binjiraga na mbere ibikorwa byose bikorwa nk'uko byakorwaga na mbere kugira ngo abana bawe dutekane kandi tukuragije ibiri imbere aho turi kwinjira Mwami hakomeye. Uzabane natwe uzaturindisha imbabazi nyinshi. Satani aratwanga ariko uradukunda kandi wadusezeranije ubugingo Yesu. Turabigushimiye igihugu dutuyemo tugisabiye umugisha dukoreramo Mwami niho twavukiye niho washimye ko tuba. Turahakurira tuhakorera umurimo wawe. Tugusabye rero umugisha mu gihe turi muri iki gihugu humugisha iki gihugu cy'u Rwanda. Abayobozi bacu turabasengeye Mwami ngo yeboreshe imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Babe munsi y'ukuboko kwawe bakubahe kandi bakubahishe igihugu kibone umutekano. Mwami utaduha umutekano nta wundi wawuduha utaduhaye amahoro nta wundi wayaduha. Niwe dukeneye amahoro niwe utanga amahoro. Urakoze rero kuri Mwami wacu. Oh haleluya. Mvuye ahanga hari imbere y'icano mugaragu usigarane nawe umugisha. Nanjye aho ngenda umugisha usima ko subira Gisenyi ugendane nanjye untegere kuko uri Umwami uganje utunze n'ubwawe Yesu. Ndagushimiye kandi nubishima ko tugaruka uko ntabwo turangije. Hari ibindi twagombye kuvugira ahangaha twagombye kuvuga n'ijambo ryawe. Mwami uzaducira inzira tugaruke kuri iyi cano kandi iyi cano uzayirinde. Uzayirinde imyuka mibi. Uzayirinde abishushanya baza kwibeshyeraho bavuga ibitari byo. Turayishinganishije Mwami. Amen. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.